twongeye kubasuhuza kuri Dawidi TV ndetse mwebwe mudukurikiranye mu mande enye cyangwa intara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse abatuye mu bihugu byo hanze mwese Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Wowe ugiye kubana natwe aribwo bwa mbere muri iki kiganiro, wakora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bisohotse tujye tubasha kuganira. Hanyuma Imana ibashyigikire aho muherereye hose, Imana ishimwe kandi Imana ibambike imbaraga. Aya ni amagambo tugiye kuganira, kumve icyo Imana yashyize ku mutima, Imana ishimwe. Aya magambo rero tugiye kuganira turaza kuyasanga muri Yesaya ibice 47. Imana iduhane umugisha. Hari niyo wasoma iki gice cyose wakumva icyo Imana ivugana nawe. Hano hari ijambo ingingo nguravuga ngo igihano cy'i Babuloni, ariko reka duhere ku murongo waho wa 8. Umurongo wa 8 uvuze ngo iki? Uravuze ngo nuko rero umva ibi yewe uwihaye kwinezeza ukicara udabagira ukibwira mu mutima uti ninjye uriho nta wundi, sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Ariko ibyo gupfusha abana no gupfakara byombi bizakugeraho umunsi umwe, bigutunguye uburozi bwawe nubwo ari bwinshi, butera n'ibikagiro byawe nubwo ari byinshi cyane, bizakugeraho byimazeyo, kuko wiringiye ubugome bwawe ukavuga uti nawe undeba. Ubwenge bwanjye n'ubuhanga bwawe nibyo bikuyobeje, uribwira uti ninjye uriho nta wundi. Nicyo kizatuma ibyago bikugeraho, numenye irasukira ryabyo ishyano rizakugwira, ntuzashobora kuryikuraho, kandi kurimbuka utari wamenya kuzagutungura. Nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe. Ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Inama zawe nyinshi zakuruhije abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri, n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba. Nibahaguruke bagukize ibizakubaho. Dore bazamera nk'ibishingwe, umuriro ubatwike. Nibazikiza imbaraga z'ibirimi byawo, uwo muriro ntuzaba amakara yo kotwa cyangwa icyotero cyo kwicwa iruhande. Uko niko ibyo wahirimbaniye bizakubera abagaragu, nawe uhereye mu buto bwawe bizagendera. Umuntu wese yigira ahe, ntawe uzaba uhari wo kugukiza. Amen. Hanyuma aya ni amagambo tugiye kuganira, cyangwa ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Wowe ukurikiranye iki kiganiro, Imana iduhane umugisha. Imana ishimwe. Imana yararakaye cyane kubera ko yari yakugiriye icyizere, warangiza ukigira mu byawe, ukigira kwinezeza
buriya hari abantu tujye tuganira kandi Imana iduhana umugisha. Hari abantu Imana ijya igirira icyizere barangiza bakava mu buntu bw'Imana bakihimbira izindi mana, bagahita bumva ko ibyo batunze cyangwa ubuhanga bwabo ari bwo bubagejeje ku byo bafite. Aba bagore barimo bavugwa muri iyi Bibiliya cyangwa n'abagabo, ntago Bibiliya yavuze ku bagore gusa ngo ibatangeho urugero cyangwa ngo ivuge ku bagabo gusa, ahubwo n'abasore n'abakobwa ibi bihe birabareba. Imana ishimwe, ibi bihe birabareba. Hanyuma Imana iduhane umugisha kandi Imana idushyigikire. Aya ni amagambo rero Yesaya yavuze, abivuga neza. Uyu mudamu ngo yari ameze neza cyane kuko yumvaga anezerewe cyane. Aravuga ati ngewe ndi umuntu ukomeye, ntabwo nzigera mpfusha abana, nta kibazo. Yari afite ngo uburozi, Bibiliya yavuze ku bintu byinshi, ngo yari yicaye udabagiye, yicaye nk'umuntu wagezeyo. Mumvugire ngo amina cyane. Hari abantu bajya bicara nk'abantu bagezeyo bakumva ko byagenda kose nta kindi kibazo gihari, ariko Imana iduhane umugisha. Ibi biravuze cyane kudabagira k'umuntu, ngo aravuga ati inama zawe nyinshi. Aha uravuga ati ibi byose ni ubuhanga bwanjye, niyo mpamvu ngomba kwitwara uko nshaka. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Ntabwo kuroga ari ukuvuga ngo, ntabwo kuroga ari ukuvuga ngo ufashe ibintu ngo uragiye ubihereje umuntu ngo ntiyakira rye, ngo ubwo nibwo burozi. Amagambo nayo ni uburozi. Imana ishimwe, amagambo nayo ni uburozi. Akanwa kararoga cyane, uroga umuntu mu buzima bwawe, ariko Imana ivuganye natwe muri iri jambo. Imana ishimwe, ivuganye natwe muri iri jambo kandi Imana ishimwe yuko yibereye mu kazi. Vuga cyane ati amen. Hanyuma abantu benshi bazi ko ubuhanga bwabo, Imana ishimwe, ibyo bafite ari ukubera imbaraga zabo, ubutunzi bafite ari ukubera imbaraga zabo, impamvu bahora bameze neza ari ukubera imbaraga zabo. Ariko Bibiliya yavuze neza, yavuze ngo wowe wicara udabagira, wowe wicara uhora umeze neza, ukumva ngo ngewe ndamahoro, nge ntabwo nzapfusha, ibintu bimeze neza, habe. Ariko umva icyo Bibiliya yavuze, ngo wowe wiringiye mu rundi ruhande, wiringiye ubuhanga bwawe, wiringira imbaraga zawe, wiringira ibigirwamana byawe wishingikirijeho, wiringira ibyo ukenyereraho, wiringira ibyo ugenderaho, wiringira aleluya, wiringira ibyo wubakiyeho. Imana ishimwe. Uravuga ati uko byagenda kose ngewe meze neza cyane, nta kibazo nzagira. Ariko umva icyo Imana ivuze nshuti yanjye. Muri iyi minsi abantu bari gutinya kubabwira ukuri, bagenda babembekerereza, ariko Bibiliya iri kubivuga neza. Ureke ibyo ufite, ureke ibyo ngibyo wishingikirijeho, kuko Imana yongeye kukwibutsa. Ngongera wibuke bya bihe, wongere wibuke ya mihigo. Ariko namaze kumenya ijambo rimwe, nta muntu ushobora Imana ishimwe, nta muntu ushobora kumera, nta muntu ushobora kujya muri, ahubwo hajya abantu bamaze kudamarara, bamaze kwibuka Imana yabakuye, bamaze kuhibagirwa. Vuga cyane ati amen. Hanyuma Imana ishimwe kandi Imana iduhane umugisha. Uri mujye kuko wumva nta garuriro, uricara ukavuga ati uko byagenda kose ndumva ibintu bimeze neza, ngewe ndi umubosi, ibyo mfite byose ni imbaraga zanjye, ni ubwenge bwanjye, ni ubuhanga bwawe. Ariko Bibiliya yavuze ngo nubwo ngo bajya kuraguza bakaraguza indamu, bakaraguza bakagira ubuhe. Imana ishimwe, ntangaganura inyenyeri. Imana iduhana umugisha kandi Imana itwite itwambika imbaraga. Imana ivuganye nawe nshuti yanjye, wowe uteze amatwi muri iki kiganiro, iri kugukebura. Ngongera wongere wibuke ibihe wagiranye nayo. Umva wowe mugabo, wowe
wowe mukobwa, wowe musore, wowe mbese mama, ibuka ibihe byiza wagiye ugirana n'Imana, ibuka ibihe byiza wagiye ugirana n'Imana, kubera yuko Imana igufiteho umugambi. Imana ishimwe, kandi Imana y'amahoro, Imana iduhana umugisha. Impamvu ibitero biri kuza bikwisukaho nuko waretse kugendana n'Imana nk'uko wagendanaga nayo mbere, kuko wagendanaga nayo mbere, ariko hanyuma umaze kudamarara uhita wumva umeze neza. Imana ishimwe. Icyo wajyaga gukora cyose wagishaga Uwiteka inama, ariko noneho igihe ugezemo uri kwiyobora, uri kugenda uko ushaka, uri kugenda uko wumva ushaka. Ntabwo ukiri kumva wayoborwa n'Imana, ntabwo ukiri kumva wayoborwa n'umwuka w'Imana, ntabwo uri kumva wagendana n'Imana. Amina cyane. Niyo mpamvu ibitero biri kuza bigahita biza bikakugeraho, uburwayi buri kuza bugahita buza bukakugeraho. Imana ishimwe. Imana iduhana umugisha. Imana ifite ibikanguzo byinshi ikanguza abantu bayo kugira ngo bongere bagaruke ku rufatiro. Aleluya cyane. Imana itugirire neza. Urimo kwifatanya n'abanyamahanga kandi nyamara ari uko wari warahamagawe. Imana iduhana umugisha, ugendana n'ijwi ry'Imana, wumvira umwuka w'Imana, ukumva icyo Imana ishatse kuvuga, ukumva umugambi Imana igufiteho. Imana ishimwe. Imana rero niyo mpamvu igukanguza ibikanguzo byayo. Uburwayi bwagukangura kugira ngo ugaruke ku rufatiro. Imana iduhana umugisha, kandi Imana itwambika imbaraga. Imana ishimwe. Ese wowe wajya kugendana n'Imana, urabona abasinzi ukifatanya nabo, wabona abasambanyi ukifatanya nabo, wabona abajura ukifatanya nabo, wabona abanyamagambo ukifatanya nabo. Inama z'Uwiteka ntukiri gushaka kugenda wumva icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, ahubwo wowe urimo kwiyumvira yuko ari wowe rero uri kwiyumvira yuko ibyo wakora byose warangije kugerayo, warangije kuba bosi, ibyo wari ukennye byose wabigezeho. Ubu ntabwo ukiri gushaka kugenda wumva umuburo w'Imana. Ariko umva, tugaruke kuri Bibiliya, ntabwo turajya kure ya Bibiliya yaho twasomye. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo wowe wicaye udamaraye, waravuze ngo ntabwo nzapfusha abana, ntabwo nzapfusha abana, ngo urangije ngo mbese sinzaba n'umupfakazi. Ufite ibintu bikomeye, ariko umva icyo Imana iri kuvugana nawe. Imana iduhana umugisha, kandi Imana itwambike imbaraga. Bibiliya yavuze neza cyane. Hanyuma reka kwishingiza ku byo ufite, uri kugendana n'ibibonetse byose. Niyo mpamvu uri kubona ibyago n'amakuba biri kuza bikwikubitaho, bikaza bikugeraho mbese nta makuru ufite. Wajya kugendana n'Uwiteka. Haleluya. Tega amatwi tuganire muri iri jambo. Wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa mukobwa we, aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'intara zigize igihugu cy'u Rwanda, Imana iduhane umugisha, Imana idugirire neza. Mande enye zigose iyi si yose, Imana idushyigikire kandi bane natwe, kandi twambike imbaraga. Niyihe mpamvu uhura n'ibyago? Kubera iki? Dore icya mbere, wajyaga ubanza kujya guhura n'ikibazo ukabanza gusobanuza Imana. Imana ishimwe. None rero ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bikurikira. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera ko wanze kumvira Imana, kubera ko wanze kugendera mu mugambi w'Imana, kubera ko wanze kumva icyo Imana ishaka. Imana iduhana umugisha. Kubera yuko wanze kumva umuhamagaro w'Imana, wanze kumva, Imana iduhana umugisha, kandi Imana idushyigikire. Haleluya, 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 haleluya. Rero Imana iduhana umugisha, kandi Imana itwambika imbaraga. Niyo mpamvu ibyago n'amakuba byaje. Urangije uravuga ati urugo rurananiye, uba wikubise mu bapfumu. Haleluya. Uragiye, nubanje kugira ngo ubanze wumve, ubanze usenge, ubanze umenye amakuru y'ikintu cyaguteye. Uri kuyoboza ubwenge bwawe, uri kugirwa inama n'abantu benshi. Na Mana we, Imana niyo mpamvu uri kubona amatungo yawe ari kugenda apfa umufiri
n'intangiririzo. Kubera iki? wajya kugendana n'Imana ugasobanuza Imana. Niyo mpamvu abantu bari muri guhinga, bamwe bagahinga abandi bagasarura n'usaru. Kubera iki? hari icyo wamenyereje ijuru, hari ibyo wamenyereje Imana. Imana iduhana umugisha, Imana kandi dushyigikire nk'Imana, kandi Imana iturengere. warangije kwivana mu mugambi w'Imana, warangije kwivana mu muhamagaro w'Imana, ntabwo ucyumva, ntabwo ucyumva ijwi, ntabwo ugisobanuza Imana ngo wumve icyo Imana igufiteho, wumve umugambi igufiteho. Reka byarakomeye, waguha uburozi, icyo wakora wagikora. Aleluya. Rero abantu benshi ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, Imana ibarengere kandi Imana ibatabare, ibagirire neza. Ariko si ubundi mwagize ngo ubundi abantu ntabwo bazabazwa ibintu byinshi? Imana y'amahoro iduhane umugisha, kandi Imana idushyigikire, iturwanirire muri byose. Haleluya, 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 haleluya. Imana iduhana umugisha, kandi Imana itwambika imbaraga. Imana y'amahoro nishimwe. Icyo ishaka, icyo umuteguro wayo, impamvu Imana yaje kugukebura, Imana itugire neza, nuko uri kwigendera uko ushaka. urimo urigendera uko ushaka. Urimo urigendera uko ushaka. Abantu benshi bubakiye ku nzaratsi, abantu benshi bororeye ku nzaratsi, abantu benshi bari guhingira ku nzaratsi, abantu benshi bafite ibyo bagenda bakenyereyeho, abantu benshi. Mbese ubwo Imana yajya kukumenyesha amakuru gute kandi warangije kubona yuko urwego ugezeho nawe wishoboye? Nyamara nakwishobora nako. Imana iduhana umugisha. Ari ijambo rimwe ryo ryarambwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana ishimwe, kandi Imana iduhana umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Imana rero ibashyigikire. Wagendana n'umusambanyi, waroga, wakwica, wajya mu bapfumu, wagira ubwo harya Imana yagusanga iti? Ariko umvi icyo Imana igushaka. Irashaka kongera gusubira ku rufatiro, irashaka yuko wongera ukagaruka mu mwanya neza. Imana iduhana umugisha. Abantu rero bo muri iyi minsi, nubwo turimo turaganira, nibagikunda ibintu bisharirira, bumva bakunda ibintu biryoherera. Ntabwo abantu bakemera kubwizwa ukuri. Abantu bashaka kugendera muri kirabaye, abantu bashaka kugenda, mbese bashaka kugendera mwihururu. Ariko iyaba iri jambo waryumvishe wagahindukiye, Imana ishimwe, ngaho urakana buri munsi, ukagenda buri munsi mu kwezi, rimwe, kabiri, gatatu, umwaka. Kubera iki? Niwemera kugirwa inama, niwemera guhugurika, niwemera guhugurika, ndetse n'ibyo bakubwira usa nk'uti nyuma yahuye, kuko warangije kumva yuko ibintu byose, mbese warangije kubifata nk'uko ari ubwenge bwawe. Abantu bose wabarushije ubwenge kabisa, wumva ko nta muntu n'umwe wakugira inama. Si abadamu gusa, n'abagabo nabo Imana ijya ibasanga. Imana iturengere, Imana iduhana umugisha. Kubera iki? Abantu bari kwiyobora, abantu bari bacyumva imirindi y'Imana, bagihaga bakiri mu bikari by'Imana. Imana yatangira kuba, bagatangira bumva imirindi y'Uwiteka. Ariko barangije kwicira inzira, ntibakemera kugira ngo ntibashaka yuko Imana ibayobora, ahubwo bari kuyobozwa n'ubwenge bwabo. Imana irengere abantu kabisa, bongere bagaruke ku rufatiro. Imana iduhana umugisha, kandi Imana idushyigikire. Nyemera wongere uhamagara Imana, yongere iture muri wowe, wongere uhamagara Imana, wongere wumva ijwi nk'uko wajyaga wumva ijwi kera, wongere uhamagara Imana, yongere ibana nawe nk'uko yajyaga ibana nawe kera. Niyo mpamvu iyo umuntu agikizwa, iyo umuntu akiri mu buntu bw'Imana, agihamagarwa n'Imana, aba ayobowe n'Imana.
ntabwo uyu muntu wapfa kumufata ngo umuyobore nk'inka, ntabwo wapfa kumufata ngo umuyobore nk'intama, ntabwo wapfa kumufata ngo umuyobore uko abonye, ahubwo ibintu bigenda bizamba uko agenda amaramo igihe, uko agenda amara igihe, uko agenda amara igihe mu bintu by'Imana. Ngaho rero reka mbanze mbabwire, Imana dushyigikire. Wowe uneze amatwi, emera wongere uhamagara Imana, yongere imanukire kukuyobora, yongere izi kumenyesha amakuru nk'uko yajyaga ikumenyesha amakuru. Imana ishimwe. Babyeyi muri kwawukana kubera iki? Kubera ko mutakiri mu mugambi w'Imana, ngo nimuryama mujye mwumva amajwi, ijwi riza. Abagabo Imana ishimwe bari kurara muri kutamudandabirana. Kubabona kumanywa ni ukubona abantu mumeze neza, ariko ari ukwiyambika uruhu rw'intama. Imana ishimwe. Kubera iki? Kera mwari mufite Imana, mugifite umuhamagaro, Imana ikibabwira ngo iki ni icyaha, Imana aleluya, Imana ikibabwira mukiyoborwa n'Imana. Ariko nshuti z'umusaraba, twongere duhamagara Imana aho muherereye, mwongere muhamagara Imana, mutumire Imana ishimwe. Abakubona babona neza ko urimo neza, ariko reka hagaba Imana batabare, muragenda. Ariko benshi mwacyuye ingo z'abandi, ngo z'abapfakazi, mbese Imana ishimwe. Ariko ntabwo abantu bagiye barenze uruzitiro, abagore barenze uruzitiro, abagabo barenga uruzitiro, nibacyumva ryajwi bajyaga bumva, rero Imana ibazirike kigufi inshuti yanjye. Imana yongere ibagarukeho, mwongere mutumire Imana mu ngo zanyu, mwongere mutumire Imana mu byanyu, mwongere mutumire Imana. Imana ishimwe. Imana twigeze twasoma ijambo rivuga ngo ubwo burozi bwawe bwo mu buto bwawe ngo ntabwo buzigera bugutabara, ariko uko biri kose Imana y'amahoro yongere ibarengere, yongere ibagirire neza. Imana y'amahoro yongere ibasange. Ntabwo abantu mwongere mwumve ijwi ry'Imana, abantu mwongere mwumve Imana, abantu mwongere mwumve ko gusambana ari icyaha, abantu mwongere mwumve ko kwiba ari icyaha, abantu mwongere mwumve ko kunywa ibiyobyabwenge ari icyaha, abantu mwongere mutinye Imana, mwe kubahuka Imana. Abantu barimo barubahuka Imana kubera iki? Hano bari bagifite umwuka w'Imana wabayoboraga, bagasoma ijambo, bakaririmba, bakuzura umwuka wera. Umuntu w'ikigihe rero, ariko Mana yanjye, ariko kuki abantu bari gutinya kubabwiza ukuri? Bakubwiza ukuri, niba wambaye uruhu rw'intama bakubwira ko wambaye uruhu rw'intama. Turi muri viziyo, kandi igihe turimo twemeye kugendana nacyo. Rero viziyo igira bireba kandi igira nabigendana nayo. Umuntu w'Imana akwiye kuyoborwa n'ibihe, umuntu w'Imana akwiye kugendana n'ibihe, ntabwo umuntu w'Imana akwiye kuyoborwa uko abonye. Amen. Imana iduhana umugisha, kandi Imana itwambika iki? Twambika imbaraga, kandi dushyigikire. Ngaho ababyeyi bafite ibyo bubakiyeho, bafite ibyo bororeyeho, reka ibintu birakomeye. Gabo nuko noneho nukurara wa mungana abantu bana bameze neza, ariko bugacya rwahambiranye. Hantu rwose bakuzi kuri umuntu w'umubosi, ariko ibintu birakomeye. Amena cyane. Rero twari tukiri kuganira kuri iri jambo, turagira ngo Imana y'amahoro yongere ibagarukeho. Abasore n'abakobwa basigaye bajya mu bapfumu ngo barashaka kubaka ingo.
bantu bari kumenyera ibitamenyerwa, bantu barangije kubahuka Imana, ntago bagitinya Imana, ntago bacyumva ijwi, ntago bagitinya umuburo w'Imana. Reka ubu koko ewe ndabona rero wa mungani iyi si turimo nimbura buturo kabisa. Kubera iki? Kubera iki rero nta bantu bakiyoborwa n'Imana, ahubwo barimo barayoborwa n'amarangamutima. Aleluya. Rero Imana iduhana umugisha, wakongera ukagarukira Imana. Wowe impamvu kubera iki ugera imbere y'Imana hari indahiro warahiye imbere y'Imana, urangije rero uyitaho, uri kwiyobora uko ushaka, ntabwo ukiri gushaka kugenda nk'uko Imana ishaka. Amen. Imana ibashyigikire kandi Imana ibambike imbaraga. Aba bantu ninde wababwiye yuko, ninde wabamenyesheje amakuru yuko Imana itumva? Ninde wabamenyesheje amakuru yuko Imana itareba? Mana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, reka ibibi byawe. Wa mugabo we, reka ibibi byawe. Wa mugore we, wa musore we, wa mukobwa we, wongere usubire ku rufatiro. Imana iduhana umugisha. Mpamvu za kanseri ziri kuza, ndwara z'amayobera ziri kuza, ndwara z'amayobera ziri kuza. We kubera iki? Ufite urugo uragenda ugasambana ugataha, wa mugore we, wa mugabo we. Ariko ibyo ntabwo bireba abagabo gusa, n'abasore n'abakobwa n'urubyiruko rw'iyi minsi kabisa. Ariko kubera iki? Wirengagije indahiro wagiranye n'iki? N'Imana. Yo mpamvu ujya kumbura arwaye, wajya kwa muganga bakakuburamo iki? Indwara. Imana ifite aho yagutegeye. Imana ifite aho yagize ite? Yagutegeye. Hanyuma niyo mpamvu uri kujya kabona inka yawe yapfuye. Kubera iki? Wamenyeye Imana, ntabwo ikwiye kumenyerwa. Imana ishimwe. Kubera iki? Mpamvu uri kubona uri kurwaza buri munsi. Ibyo nibikanguzo Imana iri gukanguza abantu ngo bongere bagaruke ku rufatiro. Ugira utamina cyane. Kubera iki? Uri kurwara kusugiye mu bapfumu waramenye Imana. Iyo miti baguhaye harya kugiye ukwezi, icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, ejo ukaburajura rwubatse, ikindi ukaburongera urahukanye. Ubwo izo mbaraga zo ziri, ubwo uri kumva bashoboye? Umva inama nyayo. Nge nakubwiye ngo ongera usubire ku rufatira. Imana ongera iguha amakuru nk'uko yaguhaga amakuru. Imana igutabare. Bantu muri kwishakira, muri kwivuga ati ahari reka ndebe kejo bwaca, ukinyurira izapanya. Ariko wamara kuzinyuramo, wamara kuzicamo bikarushaho kuzamba. Kubera iki bizamba? Kubera iki bizamba? Mpamvu niyi, ubwenge bwawe bukwerekeza aho bushaka. Ukavuga ati kabisa ndabona ibintu bikomeye, si inkoni za buri munsi. Mbese mwababyeyi ko mufite ibyo mwagiye musasira abatware banyu, iyi saha byarabahiriye, hamwe ni muri kugenda buri munsi, ubwo muhagaze hehe? Ni amahoro y'umunyabyaha, niko ijambo rivuga. Imana ishimwe kandi Imana ibatabare, Imana ibarengere kandi Imana ibagiriye neza. Nk'abagabo uri kugenda mucyura abapfakazi, mucyura ingo z'abandi hirya no hino. Harya ubwo ko wishakiye zo guca zabupanya, nuri gupfusha buri munsi? Amahoro ari hehe? Amahoro ari he? Ari he? Satu ibintu ni bibiri. Hitamo kongera kugendana n'Imana, cyangwa amacimwe uhitemo kuguma kugendera mu nzira ushaka z'abapfumu, abarozi. Buriya nubwo mubona abantu benshi bagenda bafite ibyo bakenyereyeho,
ariko umuntu wikigiye kuba yakafite iby'abakene kubera ikirere. ndagira ngo twongere twiganire, Imana yongere itugarukeho kandi Imana yongere itugire neza. Bagira ibyo bakenyereyeho kubera iki? Imana iduhana umugisha. Nibagishaka kuyoborwa n'Imana, reka rwa n'Imana kuca muwe bati nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, nge ndi umukristo. Ariko Mana ndagira ngo abantu twongere tugaruke ku rufatiro. Harya abantu bagiye batinya kubabwiza ukuri, reka tujye tuvuga ukuri yenda uzakuzire. Imana rero yongere tugarukeho. Inzira zose wanyuzemo n'amahoro wabonye, kandi ibyo wakoze byose ntibyaguhiriye. Rero usabwa gusubira ku rufatiro, Imana itwambika imbaraga kandi Imana idushyigikire. Imana ibatabare inshuti z'umusaraba. Tugiye gusengana Imana muri iri sengesho. Ahari ijambo ryakongera rikagukebura, ukongera ukagaruka. Ubuhanga bwawe buri he? Bwararangiye. Bwenge bwawe buri he? Bwararangiye. Mana duhana iki? Duhana umugisha. Haleluya, haleluya. Mana duhana umugisha kandi Imana itwambika imbaraga. Ibyo wari wishingikirijeho byose byarananiwe, kuko iyo biza kuba bishoboye uba umeze neza nk'abandi. Tugiye gusenga Imana. Imana iduhana umugisha kandi Imana itwambika imbaraga. Aho muherereye mwe muneze amatwi kuri Dawidi TV, mu mpande enye zigose igihugu cy'u Rwanda ndetse zigose isi yose, tubabwira ngo waba ubanye natwe aribwo bwa mbere, wakora kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ishimwe. Tugiye gusengana Imana. Imana idushyigikire kandi Imana itwambika imbaraga. Imana ibane natwe. Amen. Hari intege nke zawe, hari aho intege nke zawe, hari aho wagiriye intege nke. Imana ishimwe kandi Imana itwambika imbaraga. Tugiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibashyigikire kandi Imana y'amahoro ibambika imbaraga. Hey, reka dusenge Imana. Murakoze cyane Mana yacu, turagushimiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Wereye maso abagutegereje. Dusengera impande enye zigose igihugu cy'u Rwanda, ndetse turasengera amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mana utabara ubwoko bwawe, intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Kandi twongeye gusengera impande enye zigose iyi si yose, ibihugu byose turabisengeye. Bana natwe muri iki kiganiro, umwuka w'Imana atubera umuyobozi muri byose. Turagushimiye kubyumvise kandi tugushimiye kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibane namwe rero. Reka tubabwire ngo nawe ubutaha Imana iduhana umugisha.